ndagira ngo nshimire abakurikiye BDF Monde. Nari maze igihe mpugiranye tutakunda kuganira ariko twagarutse. Uyu munsi rero turishimye by'umwihariko kuko turi hamwe n'umuvandimwe. Mu by'ukuri hari hashize igihe kirenga ibyumweru bibiri twibaza ese umuvandimwe ameze ate, cyane ko twari twumvise amakuru ko ashobora kuba yashimuswe. Hari amagurupe atandukanye, civil society zo muri Congo zibaza ko yabuze. Abantu bari bahangayitse mu by'ukuri, ariko ku bw'amahirwe twongeye kuba turi hamwe nawe uyu munsi. Ndagira ngo wenda araza kudusangiza muri rusange ese mu by'ukuri byagenze bite, atwihere ukuri kwe kuzuye ku byamubayeho, ndetse ese n'impamvu atekereza izo incident zamubayeho n'ikirimo gikorwa kugeza kuri uyu munsi kugira ngo abantu babashe kwirinda cyangwa se kwamagana uwo mugambi mubisha w'abagizi ba nabi. Rero Muhizi Muheto Serge, ni ukuri guhaye ikaze kandi nishimiye ko turi hamwe uyu munsi kugira ngo dusangize abakunzi bacu, kominote n'abandi bose bakwishimira ndetse n'abo bakwifuriza inabi babashe gukorwa n'isoni, niko nabyita, kuko ni Imana itanga ubuzima kandi niyo yonyine ishobora gushyira iherezo ryabwo ho akadomo. Ndaguhaye ikaze rero ngo mu by'ukuri utubwire byagenze bite. Natwe ubwacu twagerageje kubivuga ku matwita tugutabariza, ariko Imana vraiment iri hamwe natwe kandi twizera ko uri buze kubwira abantu muri rusange uko ubona message wagenera abantu ndetse n'uko byabugendekeye. Urakoze, guhaye. Murakoze cyane Baudouin, Imana igumugisha kuba umpaye umwanya. Ibihe bishize ntabwo byari byiza kandi ni iyi si turimo nyine. Mu myaka yashize na rimeze nk'abandi, impangana n'abandi, ntibingire ingaruka zibaye ntizibe nini nk'izi ngizi, aho umuntu agera aho bagenza ubuzima bwe. Ntabwo nigeze ntekereza yuko kuba navuga ibibazo by'igihugu cyanjye, by'ubwoko bwanjye, ko abanyarwanda n'inyeshyamba zindi zikorana n'u Rwanda zitubangamira, kandi barabizi ko ziba batubangamira, ko ntabwo nigeze ngera ku rwego ntekereza yuko bagera ku rwego rwo kumpigira ubuzima ngo banyice. Ntabwo nigeze mbitekereza, ariko byarabaye kandi biba inshuro zitandukanye. Niba wibuka neza, n'ingoma baranteye barabomora iwanjye, ariko abaturage duturanye baratabara, ngira umugisha, ntihagira icyo bantwara. Nta nubwo bigeze binjira no mu nzu, barabomoye gusa. Bakiri kubomora abaturage baba batabaye. Uwo munsi nyine n'ubundi ndakira. N'abasirikare twari duturanye hariya Indosho, ahantu hitwa mu Rwasama, nabo baraza muri iryo joro, baraza baratabara. Uwo munsi nyine uratambuka. Nyuma yaho bakomeje kuvuga ko banyishe, ubundi bavuga ko banshimuse, ubundi bavuga yuko Kagame yohereje abantu bo kunyica ku ma YouTube, nk'uko abantu twese twabibonye. Nanjye nabibonye nk'abandi bose ko ntabwo bajya gukora izo YouTube, sinari mpari. Rero hano nabonye nyuma yaho, nyuma yuko bavuga ngo baranshimuse, naje kumenya amakuru yuko bashaka kuzangirira nabi. Nza kuvayo njya ahantu hitwa Imangeri hafi n'Inkorikare, nibera iyo marayo ibyumweru bibiri. Ababyibuka barabizi yuko nigeze kumara igihe ntahari, ntajya mvuga, mba mbere bisa naho ntajya nkoresha social media cyane. N'ubundi nako nta nubwo nayikoreshaga ibyo byumweru bibiri byose. Nza kumenya amakuru n'ubundi ko nagiye. Icyo gihe baravuze ngo banyishe, ngo bananshimuse. Nza kohereza ubutumwa mvuga yuko ndiho, mbabwira ko nzanasubira i Goma muri iyo minsi. Umunsi navuze ko ndi busubire i Goma,
batera iwanjye n'ubundi mpamagara abasirikari ndatabaza n'abaturage barongera baraza batabara umuryango wanjye. Icyo gihe nari nkiri mu nzira ntari nagera i Walikale, icyo gihe nari ndi Ngungu, mpita nkomereza ko njye Walikale nza kuzagaruka. Ngarutse nza kumenya n'ubundi kuba mfite gahunda mara ibyumweru 2 ntajya mba mu rugo, ariko ntabwo byagaragaye kubera ko nagendaga nijoro mu gitondo kare, n'abo duturanye ntabwo bamenyaga yuko ntahaba. Nyuma muri ibyo byumweru 2 baraje baranarasa mu rugo, ariko barasanga tutariyo. Mu gitondo ngarutse abaturage banayumvise n'amasasu, ko njye ntabwo nabaga kure yo mu rugo neza. Ndabifata gutyo nyine menya yuko ari izo operasiyo zihari, ariko mbonye bikomeye ndavuga ibyo byose bashobora no kuzantega no mu nzira ntashe niviriye ahantu, mpitamo kuza Kinshasa. Umuryango wanjye ndawusiga, basizeyo nza kuzamenya n'ubundi yuko nabo bashaka kubagenza ngo babagirire nabi. Nabo baraza bansanga hano ahantu noneho nibwo nahisemo gufata icyemezo cyo kugira ngo umuryango wose uze hano. Nyuma yaho nza kugira kumva amakuru, ariko ntabwo nayamenye ubwanjye cyane binturutseho, ahubwo nayakuye ku buyobozi bw'inzego z'iperereza. Barantwara nk'uko bantwaye, bangejejeyo muri iryo joro, nubwo hanze bari basigaye bahangayitse. Njyewe bangejeje ku biro byabo barambwira ngo ntugire ikibazo, ahubwo aha ngaha uri mu mutekano, ntabwo tugufunze, ahubwo tukurinda umutekano, tugire imitima, turongera tuze kutuvugane mu gitondo. Bambaza nyine ukuntu nahageze, niba abaje kuntwara batangiriye nabi, niba nta bintu byanjye banyambuye. Bambaza ibintu byose bitandukanye bijyanye n'uburenganzira bwanjye nyine nkwiye kugira. Ndabasobanurira, barangije bansubiza carte directeur yanjye, ndayibika. Ejo mu gitondo baragaruka, turirirwana aho ngaho ku biro. Nimugoroba banca mu modoka banjyana kuri hoteli biyo, kugeza igihe naje gusohokera muri hoteli. Barambwira ngo noneho utaha, ibibazo byawe birarangiye. Ariko baza kumpa amakuru nyine y'ibijyanye n'uburyo bashakaga gukoresha murumuna wanjye ngo banyice, ndetse baranamuzana, mbona n'amamesaje muri telefone ye. Nyuma yaho twajyanye no kuri droit de l'homme kubivuga. Hari organisation yitwa La Voix des Sans Voix Yuriya Chebeya, twajyanyeyo nawe. Uwo murumuna wanjye ahita bereka izo message bamwandikiye, barabibona, babona nyine yuko hari hariho ibibazo byo kungirira nabi. Kandi abashaka kungirira nabi nk'uko mwabibonye mu rwandiko, nta n'umwe nahimbiye, kuko message zabo zose zirahari, n'amapere yabo kuri telefone arahari, n'inzego z'ubutabera za hano nako inzego z'umutekano za hano n'ubundi abo ngabo bantwaye bandindira umutekano barazibonye. Mbese ntawe nahimbiye, ibintu byose birahari, ibimenyetso birahari. Nuko nza kwandika urwandiko umunsi nasohokaga mbashimira yuko bangiriye neza, kandi koko n'ubu ndabashimira. Barakoze, Imana izanabahe n'umugisha, bakomeze bakore inshingano zabo. Ni inshingano zabo, ariko hariho n'abantu bagira inshingano kandi ntibazubahirize. Ni ukuri ndabashimye n'uyu munsi, barakoze kuba barandindiye ubuzima. Imana yarakoze kubakoresha, n'uyu munsi nkaba ngihari. Ibibazo bye n'ibisanzwe, si ubwa mbere banshaka ku rutonde rw'abo bagomba kwica Abanyarwanda. No muri 2010 byarabaye, kandi sinapfuye. N'inshuro nyinshi bahora mu buzima bwanjye, mbega batera ikibazo utabaho, nako ndiho ubanza u Rwanda rutagira amahoro. Hagati aho ndumva mu ncamakaru nguko byagenze. Inzego z'umutekano zarandinze, n'ubu ngubu nizeye ko zizakomeza gukora akazi kazo zikandinda, kandi nkaba nifuza yuko uko bashoboye kumenya ibibazo byanjye, inkomoko yabyo, uko byaturutse muri ambasade y'u Rwanda hano i Brazzaville, ko bazashobora no kuturindira n'ibindi bibazo na M23 bikarangira, n'izindi nyeshamba zose zikavaho, tukabona umutekano usesuye. Nibyo nifuza yuko abaturage bose muri Kongo twabona. Ndatekereza ari ibyo.
kandi ariko ntabwo nashobora gusoza ntabanje gushimira mwese wenda kuri wowe utarageraho gushimira n'abandi ndagira bose ngo mwagize uruhare kugira ngo alo ibibazo byanjye bimenyekane, Muhizi uranyumva kandi mukababazwa n'uko nari nahuye n'ibibazo nubwo mutari mubizi, kandi koko byari ibibazo n'ubu ngubu ntabwo birarangira, kuko niba barakoresheje murumuna wanjye ntibikunde, mfite ikibazo nyine ko bashobora kuzakoresha n'abandi ntazi tudafitanye isano, ariko Imana ifite uburyo bwayo n'ubundi izandinda, kandi n'inzego z'umutekano n'ubundi mu gihugu zifite ubundi buryo bwazo zizakora kugira ngo babashe kumenya amayere n'ubutiriganya bw'umwanzi, kandi iminsi y'umuntu iba ihari, ifite aho itangirira n'aho irangirira, kandi nta muntu ujya urangiza ubuzima bw'undirega, ni Imana iba yabyemeye, bitari nk'ibyo abantu bazajya bicana igihe bashakiye, ariko ntabwo ariko biba. Ndashimira cyane abaactiviste ba droit de l'homme, ni ukuri mbikuye ku mutima, abantu bose b'abaactiviste muri Muhizi urakoze cyane, ariko ndatekereza ko hari abantu batabonye izo nzandiko za Mouvement Citoyen bagutabariza, wenda hari n'abatarumvise message twatanze kuri Twitter Space tuvuga uburyo twakira amakuru yawe, yewe hari n'abatarabonye urwandiko rwawe rwo gushima nyuma y'uko inzego z'umutekano zongeye kukuribera. Abantu bakeneye kumenya ese wafashwe ute, abo bantu wageze ukomeza kuri ambasade y'u Rwanda muri Congo Brazzaville, uburyo bakoranye na M23 ngo bashaka kukwica, use nawe ubwiye abantu batamenya ayo makuru, batasomye izo nzandiko, babashe kumenya ukuri kuri kese yawe. mu by'ukuri nabimenye bangejeje muri serivisi za sekirite, ndangije nsaba bambwira amakuru yose, bambwira yuko batamfunze nk'uko nabisobanuye. Rero njyewe nkaba nshimira inzego z'umutekano, nkaba nshimira cyane abantu bose babigizemo uruhare. Hagati aho wenda hari nk'abo ntazi amazina yabo, abo nabashije kumenya nsanzwe nzi, n'ubundi nabo nari nsanzwe nzi na mbere yaho. Kamanzi we nsanzwe muzi, na Castro nsanzwe muzi, ndumva ari bo nzi, naho uriya musirikare w'umunyarwanda uba Central Africa ntabwo muzi isura, ntabwo ndamubonaho, n'uriya muntu wo muri ambasade nawe ntabwo muziho, kandi uwo musirikare wo muri Central Africa niwe wakonekise murumuna wanjye niwe wahaye uwo muntu wo muri ambasade nimero, noneho n'amanzi aha murumuna wanjye iyo nimero bahuriza ku muntu umwe muri ambasade ya Brazzaville hano hakurya, mbega bamuhuza kugira ngo bakoreshe ibishoboka byose bakonvenke murumuna wanjye ngo abice. Rero none se ukiri aho, uwo mwene so niwe banyuragaho ariwe bumva ushobora kukwica, cyangwa yagombaga wenda no kugambanira izo nzego? Afere yari ihagaze ute muri ubwo bugambanyi? we bashatse kumubwira ngo ave mu gihugu, muri FARDC ajye muri M23, abanza kuzabangira, ariko nyuma yahaza kubemerera, ariko abemerera kugira ngo ubundi bwari uburyo bwo kugira ngo basobanukirwe izo maguye bajya bakoresha zo gutwara abantu bakabakonvenka, barangiza bakabajyana. Arangije abemereye ko ari bukore defection, bamuha indi misiyo rero yo gusiga anyishe, kuko mbere ya hose kuva muri 2012 baramuhendahendaga ngo kore defection, yarabyanze. Rero ejo bundi abemereye baravuga sasa rero ushobora uva aho ngaho wishe na Muhizi.
ubwo bakamukonvenka bamubwira ko yakwica guhora ikirere. bo bavuga ko ndi aduyi nyine ko ariyo mpamvu akwiriye kunyica. Gusa tekereza ko babikoze batazi ko tuzi indimi, kuko baramubajije mbese message nabonye baramubajije mbese Muhizi uramuzi, ujya umubona? Yego njya mubona. Ujya umubona i Kinshasa? Yego. None ko n'ubundi ushaka gukora defection waguha mission yo gusiga ukava ngaho baje kumwica, wabidukorera? Arabyemera, ariko sinzi niba bari babizi yuko ari murumuna wanjye, nta nubwo bazi ko wenda twari tuziranye, hari simbizi. Gusa bamubwiye kunyica amaze kubemerera gukora defection, ariko yabemereye gukora defection atazayikora kubera ko naho ngaho bashe ba service za security zanabimenyeye, nuko hose yabahaga amakuru akababwira nyine yuko hari abantu bari kumurekera. Okay, yeah, hari igihe muri ibihugu twagezemo umuntu avuze ngo murumuna w'umuntu aba ari ubahuje se na nyina, ubwo ntekereza ko ari mwene se. Ntabwo ari mwene muheto da. Okay. Nta nubwo ari mu muryango wa kure, ni umuvandimwe nawe rwose, tankuze paternel. Okay, sasa ya ubwo nikuze. Ya rero nyuma y'ibyo ese ubu umutekano wawe waba uhagaze gute, ubu umeze ute n'umuryango wawe? Usibye nyine bwo kuvuga ngo ubwo banyuze kuri murumuna wanjye noneho bakaba barabimenye yuko tuva indi imwe, wenda mfite ubwoba gusa ko ubutaha bazaca ku wundi muntu bakabanza bakanamenya na relation dufitanye imbere y'uko bamuha mission yo kumvira nabi. Naho ubugizi bwa nabi bwo ntabwo ndabizi, ntabwo baburetse, ndabazi, ntabwo barekeraho, ntabwo batuze. Ni ukuvuga ngo misiyo yo kukugirira nabi yarimwo Wilimanzi uri Canada, harimo uwo muntu uri muri ambasade y'u Rwanda muri Congo Brazzaville, ndetse n'uwo musirikare wabo uri muri Centre Africa mu butumwa bw'amahoro, n'undi mukoroneri Lieutenant Colonel witwa Castro umbira abagabo ba muri M23. Umuga nibo bari muri dire yo kuguhitana none akabona gukora defection. Bari bamwemerera abanze kumuha $200, aranazakira, barangije bamwemerera ko bazamuha izindi $1000 inshuro ebyiri, ubwo ni $10,000 yagomba kuzahabwa nyuma. Okay. Anyway, none se mu by'ukuri ni iki wabwira umuryango rusange w'abatutsi b'i Kongo, kuko M23 irarwana ivuga ngo niba ushaka gukiza, none barimo bashaka nabo kwica abacu, barimo bakwita duyi, sinzi wenda icyo bashingira bakwita duyi. Hari n'amagambo nkunda kumva ku bantu bakora amapropaganda ngo Muhizi yanga ubwoko, ngo ni umugambanyi w'ubwoko. Ni iyihe message muri rusange wahereza ubwoko bw'abatutsi b'i Kongo muri aya masaha? Reka mbwire n'abantu bo tugomba kwitonda, kubera ko nitwebwe dufite ikibazo, twe tuzahura n'ingaruka zose z'izi ntambara. Nabibabwiye kuva kera, n'uyu munsi rero n'ingaruka twatangiye kuzibona. Abantu bacu barapfuye, n'ibyacu byarahombye, ibintu byose tujya tubibona n'amaso. Kandi nababwiye kera bitari byaba, nababwiye kuva mbere ya hose. Ibijyanye no kuvuga ngo M23 ngo yaje gufasha abatutsi, noneho hari abo yicira yonyine ubwayo. Hari wa mushefu w'Ibunagana baramwishe, bamwica kandi babizi ko ari umututsi, ariko yarapfuye baramwica. Kandi yishwe nabo bamuta mu mazi muri wa mugezi wo hepfo ya za Cengerero uri hafi kugera za Rwankuba, bamuta mu mazi. Ibyo ngibyo ni byatambutse, twese tuzi n'abandi bantu benshi, urutonde rw'abantu bagenda bica ku buryo butandukanye. N'ejo bundi bari batangiye kuvuga ngo banyishe, batangira kuvuga ngo ni guverinoma yanyishe, ariko hari nabo bajya bica bakabeshera guverinoma. Dore nk'aba bantu bishe 17 ejo bundi babeshe ko ari guverinoma, kandi noneho ni mureneho zabo zidahuye na guverinoma. Rero usibye kuduteza ibyago n'akangire, nta kintu na kimwe M23 izatumarira usibye kuba ari yaduyi gusa.
ibyo kuvuga rero ngo ngewe none se ngewe iyo baja kumpiga kunyica mba nahindutse ubundi bwoko simba n'umututsi niba kuko barwanira abatutsi ngewe sindi umututsi ni ukuvuga ngo umuntu wese utabemerera ko bakora ibyaha bajya bakora hano mu gihugu uwo wese ku bwabo abakwiriye rero ntabwo aribo batanga ubuzima nta nubwo batanga urupfu ngewe ndashishikariza abatutsi bose kudatinya u Rwanda ntibatinya na M23 kubera ko umuntu ajya anapfa rega ubundi tuzanapfa ntabwo tuzabura nk'udusozi tuzabaho n'igihe cyo gupfa nikigera dupfa nta mpamvu n'imwe yo kubatinya dukwiriye kuvugisha ukuri tukagaragaza ibibazo byacu n'uburyo bigomba gukemuka tutitaye ku burimanganya bwabo inzira zose murakoze urakoze cyane ndumva ngushimiye nshimiye n'abarimo badukurikirana uyu munsi yewe nankangurira kominote muri rusange kujya babasha gusesengura bapfe gukurikirana uwo ari we wese mu ugiye kubarwanira kandi noneho ikibazo gikomeye ni uko barwana mu izina ry'ubwoko yewe barwanaga ku giti cyabo ntibitwikire iyo sura y'ubwoko ku buryo ibyaha bakora byongera bikajya kuba ari ubwoko bwishyura so ndagushimiye reka nkwifurize ishya n'ihirwe turatekereza ko igihe kizagera Kongo ikabasha kwiyubaka ikarindira umuturage uwo ari we wese ikamurindira umutekano abantu bagatera imbere nk'uko n'abandi babaho Imana ikurinde naho utaha hari akantu nongeraho mbere y'uko dusoza ikiganiro ndagira ngo mbwire yuko abatutsi b'abanyekongo ko ntabwo bazigera babaho batari kumwe n'andi moko ni ukuvuga amoko yose 450 arenga dufite muri Kongo agomba kubana n'abatutsi bo muri Kongo ni ukuvuga ngo tugomba kwamagana umuntu wese uza kutwambika isura mbi yuko twebwe ari twebwe bahora mu ntambara buri gihe ikindi tugakora ibishoboka byose tukiga kubana n'abo bantu tukamenya yuko ibibaye kuri twebwe bisa n'ibyaba ku wundi tukagerageza gukomeza gutekereza ibyaba byiza kuri twebwe kandi tubanye n'aya moko yose duturanye urakoze cyane urakoze bwa message nziza utanze